Shalom, tongeye kubaha ikaze ku isengesho ribohora official. Mwebwe abakunzi ba channel yanyu isengesho ribohora official muherereye hose, ubuntu, amahoro n'imbabazi bibonerwa muri Yesu Kristo bibe kuri mwese. Tuje kuganira ijambo ry'Imana. Imana ibagirire neza. Reka dusenge tuganire ijambo ry'Imana uyu munsi. Data mu izina rya Yesu Kristo, Mana y'icyubahiro, Mana iganje mu ijuru no mu isi, Mana ituzi kandi kabizi n'amazina yacu, wowe witeka uzi buri wese uri hano kandi uje ku isengesho ribohora official kugira ngo ahakure ijambo ryawe. Ndasaba kugira ngo ijambo ryawe ryubakwe mu buzima bwe, ijambo ryawe rigira umwanya mu mutima wa buri wese uje hano ku isengesho ribohora official, kandi imbere yawe habuhokere, imbere yawe habonera umugisha, imbere yawe habonere buri kimwe cyose akeneye. Zina rya Yesu Kristo umwana Imana nzima, kuko kwawe kwiza kube kuri uyu mwene data uje kumva ijambo ry'Imana hano ku isengesho ribohora official. Nyemera rero Uwiteka nanjye mpinduka akanwa kawe, mpinduka ururimi rwawe, mpinduka ijwi ryawe, kugira ngo uvugane n'ubwoko bwawe. Ni mu mbaraga amaraso Yesu Kristo duhamagaye ubwami bw'Imana kururuka aho ndi no kungota iburyo n'imoso. Mpamagaye ubwami bw'Imana kururuka aho mwene data ari anyumvira, katika jina la Yesu. Ubutware bw'ijuru ubukontorore kandi butegeke aho mwene data anyumvira. Ubuntu bw'Imana, imbabazi n'Imana n'urukundo bibonerwa muri Yesu Kristo byambara uyu mwene data. Ni mu izina rya Yesu Kristo amazina yose, amen. Tuje kuganira ku ijambo rivuga gusenga mpaka ugeze ku gisubizo. Gusenga paka ugeze ku gisubizo bisobanura iki? Mu isi umwana w'umuntu aba afite ibyifuzo bitandukanye. Hari ibyo muri mwe mu byo abafite, hari ibyo batakoye bashisha kwikemurira cyangwa se atabasha kugeraho. Nekereza ko wakagombye gusenga iyo bigeze mu kintu cyitwa ibyifuzo, ugasengera cya kindi cyananiranye cyangwa se cya kindi udashoboye, kubera ko nta munsi n'umwe Imana izakora icyo ushoboye. Igihe cyose Imana izagukorera icyo udashoboye, ariko icyo ushoboye iza kigukorera. None rero turi kuvuga ko ugomba gusenga mpaka ugeze kuri cya kindi cyakunaniye mu izina rya Yesu. Ugomba gusenga mpaka ugeze kuri cya kindi wabonaga ko kidashoboka. Hari uburyo rero bwo kugira ngo ugere kuri icyo ubona ko kidashoboka, icyo cyananiranye. Uburyo bumwe buhari ni uburyo bwo gutetereza. Gusenga kugamije gucogora ari uko kwageze ku ntego. Gusenga kugamije kugera ku ntego. Gusenga kugamije kugera ku gisubizo. Gusenga kugamije kugera ku cyo umuntu ashaka. Gusenga rero kugamije kugera ku cyo wifuza bigusaba kudacika intege, bigusaba kutarambirwa, bigusaba kutayoborwa n'ibibazo cyangwa se no kutayoborwa n'ibyo urora cyangwa se wumva biguca intege. Hari igihe ureba ugacika intege, hari igihe wumva ugacika intege. Biterwa uri kumva iki muri wowe, dore ko ushobora kumva nta n'umuntu uri kuvugana nawe, ariko mu mutima wawe kumva urusaku rw'amajwi menshi y'urucantege. Muri wowe ugasanga harimo intambara ubwazo ziri kuguca intege. Mbere y'uko zituruka hanze ugasanga muri ubwawe hari intambara, ubwawe uri kwikombata, ubwawe uri kumva amajwi y'urucantege. Mbanje gucecekesha buri jwi ryose ryagucaga intege, wowe wanyumvaga, mu izina rya Yesu Kristo risumba amazina yose, mu mbaraga z'Umwuka Wera. Niba wari umaze iminsi ufite ibiguca intege mu mutima no mu bitekerezo, muri wowe ufite amajwi menshi, ndatura ngo ayo majwi aceceke mu izina rya Yesu Kristo. Nawe atura ngo amajwi aceceka muri ngegera guturiza imbere y'Uwiteka. Dawidi yarazi gusenga neza, niyo mpamvu yajyaga abwira umutima akavuga ati, umutima wanjye turiza Uwiteka. Ni ngombwa ko utangira kwiga kuvugana na buri mwuka muri wowe uguca intege, cyangwa na buri kintu cyose wumva muri wowe kikurwanya. Gusenga rero kugamije kugera ku bisubizo, gusenga kugamije kugera ku ntego, ni ugusenga kuba kudafite kureba ubwinshi bw'intambara, ubwinshi bw'ibiguhinyuza, cyangwa se ubwinshi bw'ibikurwanya. Ntabwo wita ku bikurwanya ndetse n'igihe bigomba kumara kugira ngo bikuveho.
ahubwo focus yawe, intumbero yawe iba ari igisubizo gusa, nta kindi. Ugatumbira igisubizo kibonerwa muri Kristo Yesu. Reka rero dusome amwe mu magambo y'Imana, turebe abatubanjirije basenze mpaka bakagera ku gisubizo, na Yesu ubwe turaza kubona yigisha uburyo bwo gusenga mpaka ugeze ku gisubizo, nta kurambirwa, nta gucika intege. Reka dutangirire hano mu bami ba mbere igice cy'umunani n'umurongo wa 40. aho ngaho abami ba mbere igice cya 18, kuva ku murongo, reka duhere ku murongo wa 41. Maze Eliya abwira Ahabu ati haguruka ufungure kuko numva haza kugwa imvura y'impangukano. Nuko Ahabu arazamuka ajya gufungura, Eliya nawe arazamuka ajya mu mpinga y'umusozi w'i Karumeli, yicara hasi yubika umutwe mu maguru. Abwira umugaragu ati zamuka witegereze ku nyanja. Arazamuka aritegereza, aragaruka aravuga ati ntacyo mbonye. Amubwira gusubirayo agira 7. Agezeyo bwa 7 aravuga ati dore mbonye igicu gito kingana n'ikiganza cy'umuntu kiva mu nyanja. Eliya aramubwira ati genda ubwira Ahabu ategura igare ryiwe amanuke, imvura itamubuza. Yes, urumva uyu mugaragu w'Imana Eliya. Mwebwe muzi amateka cyangwa se musoma Bibiliya, mu gice cya 17 tubona Eliya agenda akabwira Ahabu ati ndahiye uhoraho Uwiteka Imana nkorera mu buzima bwa buri munsi, nta mvura izongera kugwa cyangwa ikime kugeza igihe ngewe nzabitegekera. Uwo ni Eliya mu kwizera kwe, yiyumvisemo ubutware, yiyumvamo ubushobozi, yiyumvamo imbaraga z'Imana ye akorera. Yatura ayo magambo akomeye, aravuga ngo ndahiye uhoraho Uwiteka Imana nkorera, imvura ntizagwa kugeza igihe nzabitegekera. Iyo ufitanye ubumwe n'Imana, ukaba ukorera Imana by'ukuri utayiryarya, muri wowe haba hari ubushobozi bwo guhagarika ibintu, kandi hakaba hari n'ubundi bushobozi buba bukurimo bubasha kugomorora bya bindi wahagaritse. Muri wowe haba harimo ubutware bwo gufunga ibintu bimwe na bimwe, cyangwa se ukawagaruka ugafungura bya bindi wafunze. Ni umuntu w'Imana ubukorera Imana. Impamvu ya Eliya umvise ko yavuze ngo ndahiye uhoraho Uwiteka Imana nkorera buri munsi, ni ukuvuga ngo yakoreraga Imana buri munsi. Yarazi uburyo agomba kudiringa n'ikirere mpaka imvura n'ikime ntibigere ku isi, kandi koko niko byaje kumera. Imvura yamaze imyaka 3 nta mvura iri kugwa, kuko uhereye igihe yabivuze Eliya afite icyo yagiye gukora. Noneho n'igihe yari amaze gushyiraho itangazo, amaze kwica abahanuzi ba Bali bose abakwiyeho, aragenda arekura irindi tangazo aravuga ati genda ubwire Ahabu ategura igare rye agende, kuko numva hagiye kugwa imvura y'impangukano. Ndajya nkubwe ngo umuntu usenga Imana by'ukuri agira kumva. Hari amatwi tugira yumva mu mwuka, tukumva ibihari, tukumva ibigiye kubaho bivuye mu isi y'umwuka bigiye kuza mu isi y'ibiboneka. Hari igihe twumva ibintu mu isi bitaboneka, tukumva ibigiye kubaho mu isi y'ibiboneka hano ariko bivuye mu isi bitaboneka. So aka kanya rero tubonye umugaragu w'Imana ati ndi kumva hagiye kugwa imvura y'impangukano. Uhereye igihe amaze kumubwira, nta kindi Eliya ijambo rivuze ko yahise ajya ku musozi. Ageze ku musozi ngo yubika umutwe hagati y'amaguru ye. Nubwo kukubika umutwe hagati y'amaguru ye, ntabwo yari yubitse umutwe hagati y'amaguru ye gutyo gusa, ahubwo hari icyo yari maradiringa, n'ubutaka ari maradiringa, n'ikirere ari marasenga. Bwa mbere rero yohereza umugaragu ati genda undebere. Ntebe we ntiyashakaga kureba hasi, nuvuga ngo yari yubamye, yari yubitse umutwe hagati y'amaguru ye, bigaragara ko yarahumirije, kuko ntiyari kwirirwa abwira umugenzi we ngo nagende arebe icyo inteke kiri kujya imbere mu kirere, nawe ubwo yagombaga kuhirebera. Bigaragara rero ko Eliya yarari gusenga kandi ahumirije. So noneho rero umugaragu araza avuga ati nta kintu mbonye.
Eliya amubwira ngo inshuro zigera muri 7. ni ukuvuga ngo bwa mbere yarasenze ntihagire ikiboneka. Nusenga bwa mbere ntugire icyo ubona, ugasenga ubwa kabiri ntugire icyo ubona, ugasenga 20 ntugire icyo ubona, n'umwe ntugire icyo ubona, minsi 40 ntugire icyo ubona, imyaka n'imyaka igashira ntacyo ubona, ntuzacike intege, usikate tamaa. Wewe nakwambia kwamba wakati unapoomba, hata mara ya kwanza mara ya pili, hata usipoona jambo lolote kutokea, usikate tamaa. Endelea kuomba, endelea kusali, reka gucika intege, reka gucogora, kuko kuba nta kintu uri kubona kiri kuba mu gihe usenga ntibivuze ko kitazabaho. Ntabwo baze Eliya yaramuka acitse intege bwa mbere agacika intege bwa kabiri, ariko habayeho mpaka inshuro 7. Inshuro 7 nibwo mugaragu yamubwiye ati mbonye agacu kangana n'ikiganza. Uyu mugaragu Imana agiraga kwizera gukomeye. Muri ako gacu kangana n'ikiganza ahita abwiraga Ahabu ati tegura igare ryawe wihute, imvura itakubuza kugera yujya. Shuti mukundwa muri Kristo Yesu, usenga tarambirwa, usenga adafite gucika intege, uwo ni ubasha kugera ku gisubizo cy'amasengesho, uwo ni ubasha kugera ku cyaba yarasengeye. Ariko abacika intege, ndavugana n'abantu bizerera muri Kristo Yesu, ndavugana n'abantu bizerera mu Mana. Gusenga kwawe ni gucogora utaragira ku ntego. Menya ngo uratsinzwe, menya ngo icyakindi waruhiye ntubukikigezeho. Rero ambara imbaraga zo kudacika intege, ambara imbaraga zo kudacogora. Senga ku manywa na nijoro, niyo kabone nta kintu waba uri kubona kikerekeza mu mpinduka z'ibyo wifuza ko bihinduka. Senga mpaka impinduka ziraza kuboneka, senga mpaka uraza kubona resulta. Ariko nusenga wagiramo hagati ukavuga ati biratinze ukarorera, umenya ngo wowe cyagiye cyawe wagitakarije ubusa. Wikwemera gutakaza igihe cyawe, wikwemera guhomba. Hari abantu tudakunda ibihombo. Wikwemera guhomba. Senga mpaka ugeze ku ntego, senga mpaka ugeze ku gisubizo. Reka twongere dusome rero. Tubonye rero Eliya kwanza utarigeze acika intege bitewe nuko ntacyo yabonaga. Bwa mbere ntacyo yabonye, ariko yarakomeje aratitiriza. Reka rero tugende nanone muri Luka igice cya 18. Luka mu gice cya 18 naho hatwigisha gusenga. Noneho na amagambo ya Yesu nyirizina we yivugiye, yigisha uburyo bwo gusenga ubutarambirwa. Gusenga ubutarambirwa ni ukuvuga ngo Yesu niwe wenyine watwigishije gusenga ubutarambirwa. Luka igice cya 18, ubwo turi mu isezerano rya kera tuyinjiye mu isezerano rishya. Luka igice cya 18, noneho duhere ku murongo wa mbere. Ngo abacira umugani wo kubigisha ko bakwiriye gusenga iteka ntibarambirwe. Urumvira ijambo ritangira ngo yabaciriye umugani yuko bakwiriye gusenga iteka ntibarambirwe. Ushaka kubona ibitangaza by'Imana ntarambirwa. Ushaka kubona ukuboko kw'Imana no kubona ineza y'Imana ntarambirwa. Ariko wumva adakeneye kubona ukuboko kw'Imana, uwo ni urambirwa. Uwumva akeneye kubona ukuboko kw'abantu, uwumva bwe yihagije, afite imbaraga cyangwa se afite imiryango ariyo yizereramo, uwo nta mpamvu yo gusenga. Ariko ndavugana wa wundi usenga Imana, ushaka amaso h'Imana, ubona ko igisubizo ari gituruka ku Mana, nta handi cyaturuka mu buzima bwe. Uyu arabwirwa, urategekwa gusenga ubudacogora, ubutarambirwa. Reka kurambirwa, reka gucika intege. Noneho sasa atangira ababwira wa mugani ngo hariho umucamanza wo mu mudugudu umwe utubaha Imana niyite ku bantu. Muri uwo mudugudu harimo umupfakazi, aramusanga aramubwira ati ndengera ku mwanzi wanjye. Amara iminsi atemera. Umbira ijambo ngo amara iminsi atemera. Ariko aho ageze aribwira ati nubwo ntubaha Imana kandi sinite ku bantu, ariko kuko uyu mupfakazi anduhije, ndamurengera ngo adahora azi iminsi yose akandushya. Ngo nuko umwami Yesu arabaza ati
nimwumvise ibyo umucamanza ukiranirwa yavuze. Ubwo bibaye bityo, Imana se yo ntizarengera intore zayo zitakira ku manywa n'ijoro, mbese yazirangarana? 8 akavuga, ndababwiza ukuri izazirengera vuba, ariko Umwana w'umuntu anaza, mbese azasanga kwizera kukiri mu isi? Iki ni ikibazo Yesu Kristo yibajije. Ese koko Umwana w'umuntu naza, Yesu Kristo naza, azasanga kwizera ukigufite? Azasanga kwizera kukiri mu buzima bwawe? Ni ikibazo ugomba kwisubiza. Noneho rero tubonye uyu mupfakazi wamaze igihe kirekire ajya ku mucamanza ngo amusabe kumurenganura. Uyu mupfakazi yari yarenganye. Bibiliya ntitubwira ngo niki, kuko n'ubundi ni umugani Yesu yaciriye abantu abigisha uburyo bwo gusenga ubutarambirwa. Niko ijambo ritubwiye, yabigishaga gusenga ubutarambirwa. Ariko uyu mupfakazi yifuzaga kurenganurwa. Muri we yari yararenganye, yari yarakorewe akarengane gakomeye nk'ako nawe warenganye. Birashoboka ukaba ufite akarengane k'abadayimoni. Barakurenganyije, baragukenesha, barakurenganyije bakubuza gushaka, barakurenganyije bakubuza kubyara, barakurenganyije ubona amafaranga akaguca mu myanya y'intoki, barakurenganyije uhora urwaragurika, barakurenganyije. Ibibazo yani ni byinshi, niho uhora marira kubwa akarengane k'abadayimoni cyangwa se k'imyuka baruze. Icyo usabwa kugira ngo rero urenganurwe ugasohokemo, urasabwa gusenga utitaye ku kubabazwa kwawe kwa none kw'igihwayihwayi, ahubwo ugatumbira ubwiza bugomba kuva muri uko kubabara. Reka nkubwire inshuti mukuru wa Kristo Yesu, umubabaro w'umubyeyi iyo ari kubise, ibyo bise n'uburibwe nibyo biva mu mwana, nibyo bizana ubuzima ku isi. Ndagira nkubwira ngo ibibazo urimo uracamo byuzuye uburibwe, bikaba byuzuye n'ibindi byose. Ibyo nibyo bigiye gusohokamo igisubizo cy'ubuzima bwawe, nibyo bigiye kuvamo ikiza kiruta ibindi. Ndavugana nawe ariko kuri wowe udashaka gucika intege, udashaka gucogora, wikwemera gucogozwa n'intambara nyinshi, wikomeza gucogozwa yuko ngo nta kiri kuba. Birashoboka ukaba usenga cyangwa usengerwa, ariko ugasa nkaho nta kintu ubona. Reka gucika intege, uraza kubona ikiza mu izina rya Yesu Kristo. Komeza utitirize. Umupfakazi yakomeje gutitiriza, yanga kuva ku marembo y'umucamanza, ariko umucamanza ngo abonye ko amurembeje, avuga ati uyu muntu ninakemura ikibazo cye azahora imbere yanjye kandi azakomeza kundusha iteka. Uko niko umucamanza utumvira utubaha Imana yibwiye arenganura wa mucamanza wa mupfakazi. Aho Yesu ahakura isomo ryo kuvuga ngo ntimwumvise ibyo uwo mupagani yibwiye, ntimwumvise ibyo. Yesu niko abaza ngo nuko umwami Yesu arabaza ati ntimwumvise ibyo uwo mucamanza ukiranirwa yakoze? Ntabwo byumva yavuze. Ubwo bibaye bityo, Imana yo ntizarengera intore zayo zitakira ku manywa n'ijoro. Hanaragaragaza ko Imana nayo ubwayo, ntabwo Imana yarushwa imbabazi n'impuhwe n'umucamanza. Ntabwo Imana nkuru yarushwa imbabazi n'impuhwe n'abana b'abantu. Ni ukuvuga mu yandi magambo, yiteguye kurengera umuntu usenga udasiba, yiteguye kurengera umuntu yambaza ku manywa na nijoro, akayitakira ku manywa na nijoro kubw'ikibazo afite, adafite gutuza, adafite guceceka. So ngo rero ararigaragaza ko Imana izarengera intore zayo zitakira ku manywa na nijoro, ndetse itazazirangarana. Nutitereza Imana ntabwo izakurangarana. Nudacika intege zo gushaka amaso yawe ntizigere kurangarana. N'isezerano iguhaye ko itazigera kurangarana. Birashoboka ukaba waragiye uranga abantu, hari abantu nyine bakwirengagiza bakakurangarana, nawe ukabona ko bakurangaranye mu bibazo. Ariko Imana dusenga nutarambirwa ugakomeza kuyishaka, iravugana nawe ngo ntabwo izakurangarana. Ntabwo izakurangarana mu bibazo, ntabwo izakurangarana muri izo ntambara, ntabwo izakurangarana muri ubwo burwayi, ntabwo izakurangarana muri ubwo busibateri cyangwa n'ikindi cyose wumva kikuremereye. Ijuru rirakubwira ngo ntabwo nzakurangarana. Rero nahawe ni urugendo
rwawe ugomba gukora muri we mw'imbere, ufokasinga ibisubizo mu isi y'umwuka. Ibisubizo birahari byinshi byahindura ubuzima bwawe, kandi icyo wifuza cyose kirahari mu Mana. Ndetse yo ijambo ryayo riravuga ngo ibasha gukora cyane ibiruta ibyo dusaba n'ibyo dutekereza. Imana ibasha gukora ibiruta ibyo wayisabye, ibasha gukora ibiruta ibyo watekerezaga. Ariko silivupure, nk'uko imbaraga zayo ziri zigukoreramo, bisaba ngo uyu kwizera kwe kungana gute? Ijambo ry'Imana rimurimo ringana rite? Ese abana n'Imana mu buhe buryo? Rero ibasha gukora cyane biruta ibyo usaba n'ibyo utekereza. Ariko nk'uko bitewe n'uko witwara, bitewe n'uko ubana nayo, bitewe n'uko ugendana nawe, nayo yabasha gukora cyane ibiruta ibyo usaba n'ibyo utekereza. Reka dusoreze muri Yesaya mu gice cyaho cya 62. Yesaya igice cya 62 ariho dusoreza ijambo ry'uno munsi. Yesaya igice cya 62. Reka dusoma aho ngaho, duhere ku murongo waho wa 6. Handitse ngo, yewe Yerusalemu, kize abarinzi ku nkike zawe, ntibazaceceka ku manywa na nijoro. Yemwe abibutse Uwiteka ntimugatuze. Urumva iyi ni Imana irimo iravuga. Ijambo ritangira ngo hari abarinzi bashyizwe ku nkike zawe, kandi ntibazaceceka ku manywa na nijoro. Aba barinzi ni bande? Aba ni abamarayika. None kubwo abamarayika bamanutse, boherejwe ku nkike z'ubuzima bwawe, boherejwe ku nkike z'imibereho yawe, urasabwa kudaceceka no kudatuza. Yes, hari abarinzi bamanutse, hari abamanutse mu ruhande rwanyu, hari ingabo zitagaragarira amaso y'abantu, arizo z'abamarayika b'ijuru, boherejwe aho ndi, boherejwe aho uri. Noneho icyo usabwa rero, ugiriwe inama yo gusenga, ugiriwe inama yo kuba imbere y'Imana. Rero ni wowe utaza guceceka. Ntabwo Imana ishaka guceceka, ntabwo Imana ubwayo ishaka kutuza. Irashaka ko utuza, ari uko ubuzima bwawe bwahindutse amashimwe, imibereho yawe yahindutse amashimwe. Umva uyu murongo nkomeze gatoya ngo, yemwe abibutsa Uwiteka ntimugatuze, kandi ntimukamuhwemere kugeza ubwo azakomeza Yerusalemu akahindura amashimwe. Imana yifuza ko ikomeza imibereho yawe, ikomeza business yawe n'ubuzima bwawe. Imana yifuza ko ikomeza ubuzima bwawe ikabugira igikomererwa. Ariko kugira ngo ugere muri ubwo buzima no muri iyo mibereho, iragusaba kudatuza no kutayihwemera paka ikomeje ubuzima bwawe n'imibereho yawe, igahindura imibereho yawe n'ubuzima guhinduka ishimwe mu muryango. Ubuzima bwawe n'imibereho yawe Imana yifuza ko byahinduka ishimwe muri quartier utuyemo. Ariko icyo usabwa ni ukudacika intege, ni ukudaturiza Uwiteka. Uraturiza Uwiteka kandi utaragera mu gisubizo. Uwiteka ubwe atarakubwira ngo tuza ntongere. Uwiteka watarakurambirwa ku cyo urambirwa kumwegera, ku cyo urambirwa kumwambaza. Uzi intambara uhagazemo, uzi ibihe urimo. Imana irakubwira ngo wituza wihema kugeza igihe ikomereje ubuzima bwawe guhinduka ishimwe. Ahangaha iyo tuvuga kugeza ubuzima bwawe, ndagira ngo ijambo turi gusoma rihure nawe. Ijambo turi kuvuga uryumve ko ni iryawe, ni iry'ubuzima bwawe. Rero ubuzima bwawe burakangurirwa kudaceceka, kanwa kawe karakangurirwa kudaceceka. Ndetse ntabwo ari ku manywa gusa, ngo ndetse na nijoro. Imana ishaka kuyambaza ukayisenga ku manywa na nijoro. Nyuma yaho rero ukagira gute?
kuko intego icyo Imana igusaba, icyo Imana igushakaho kandi umugambi ifite ni ukugira ngo ubuzima bwawe buhinduke ishimwe, ni ukugira ngo imibereho yawe ihinduke iy'ishimwe. Yesu rero nshuti mukundwa muri Kristo Yesu, ni wowe uzi ibihe urimo uracamo, ntambara uhagazemo, ni wowe uzi ibyo umutima wawe ushaka, ni wowe uzi ibyakunaniye ariko ushaka ko bibaho, ni wowe uzi ibyo udashoboye ariko ushaka kubona bishoboka. Nibyo koko Imana dusenga, ivane ibidashoboka mu bishoboka. Yes, ivane ibishoboka mu bidashoboka. Ni nari mvuze mu mvugo itariyo. Imana ivana ibishoboka mu bidashoboka. Bya bindi wabonaga ko bidashoboka bigashoboka kuri yo. Bya bindi ubona ko bitakunda, ushobora kuba unteze amatwi ufite sida wumva ko itakira, ufite virusi, ufite indwara zananiye abaganga, nuramuka wizeye Imana kandi ugasenga amasengesho yo guhozaho, ugatitiriza Imana ntuyihwemere ntutuze, ugakomeza gushaka mu maso hayo, iraza kukwereka imbaraga zo gukomera kwayo, yaza kukwereka ko imbaraga zayo ziri hejuru imbaraga z'abantu, imbaraga z'Imana yacu ziri hejuru imbaraga y'izabikuzimu, imbaraga z'Imana yacu ziri hejuru y'imbaraga z'ibyo uzi n'ibyo utekereza. Nimba Imana yacu ibasha kuvana ibishoboka mu bidashoboka, ibitariho ijya ibirema bikabaho, ibitagaragaraga ijya ibikura mu isi, ibitagaragara ikabigaragaza mu isi bigaragara. Kuba rero icyo wasengeraga utakibona ntibivuze ko kidahari kandi utazakigeraho. No, ntabwo ari cyo bivuze. Mu mwuka hari ibitangaza byawe bikuri imbere, mu mwuka hari imigisha yawe, ahubwo ibyo byayitangiriye, ibyo byayibujije kwiza mu bigaragara, ibyo byayibujije kwiboneka mu biboneka. Isengesho usabwa gusenga buri munsi kugeza igihe ubuzima bwawe buhindutse ishimwe, ni ukukomeza gusaba Data twese kugira ngo ikibuze umugisha wawe kukugeraho mu buryo bw'ibiboneka, mu buryo bw'ibifatika, kuko mu mwuka niho soko ya byose. Mu mwuka aho ngaho ndi kuvuga niho hatangirwa imigisha, ikaba yatinda kukugeraho kandi yafungiwe mu mwuka. Ndetse nanone mu mwuka iyo hafunguwe umugisha, no mu isi ifite imibiri ntishobora guhagarikwa cyangwa kubuzwa ngo ikugereho igihe yafungutse. Reka rero nkorane nawe isengesho hanyuma dusoze. Vuga uti: Data, mu izina rya Yesu Kristo, mpa imbaraga z'amasengesho, nkura mu mwuka wo gucika intege, nkura mu mwuka wo gucogora, senya umugozi wose watumaga ndambirwa, watumaga nsenga ntagira icyo mbona, nkaba natakaza ibyiringiro. Imbaraga zatumaga ntakaza ibyiringiro zivemo mu izina rya Yesu Kristo, zivemo mu izina rya Yesu Kristo. Amba Uwiteka, nyambika imbaraga zikubye karindwi, imbaraga zo gusenga zikubye karindwi, imbaraga zo kwizera zikubye karindwi, imbaraga zo gukiranuka zikubye karindwi, imbaraga zo gushaka Imana byikubye karindwi, imbaraga zo kumvira Uwiteka byikubye karindwi. Mu izina rya Yesu Kristo, urakoze kumpaye imbaraga, ukaba untandukanyije n'umwuka wo gucika intege, ukaba untandukanyije n'umwuka wo gushaka kubivamo, katika jina la Yesu. Ambara imbaraga rero, Uwiteka guha umugisha. Ndizera ko muri iryo sengesho hari icyo Imana ikoze mu buzima bwawe. Ambara imbaraga rero, tangira usenge, kandi senga buri munsi, paka ubonye igisubizo, paka ubuzima bwawe buhindutse ishimwe, paka amateka yawe ahindutse. Abagukobye bose, abari bazi ko ntacyo uzimarira, abaguteza iminsi bakagutega ibihe, abo ngabo babona ukuboko kw'Imana gukora mu buzima bwawe, babona Imana ihindura buri kimwe cyose. Witiza umurindi abanzi bawe n'ababisha bawe, kuko ubundi abanzi bawe n'ababisha babifuza gucika intege, bifuza kubivamo, bifuza ko utandukana n'Imana yakakurengeye, bifuza ko utandukana n'ijuru ryakagutabaye. Kuko baragucunga bakabona
ufite umutima wiringira Imana kandi wizera Imana, ndetse ufite umutima wo gusobanukirwa aho ibisubizo byawe ubasha kubikura by'ukuri. Ibisubizo bizima by'umuntu bituruka ku Mana, kuko Imana niyo yakuremye kuzana mu isi. Bityo rero igihe cyose wayigarutseho iba yiteguye kuzana ibisubizo mu buzima bwawe. Ndakwaturaho kano kanya mu izina rya Yesu Kristo, buri bisubizo byose byawe byahagamiye mu isi y'umwuka ndabigomorora kugira ngo bikugereho.